niba ntibeshye ndumva aranga twari twasoreje. Uno mukobwa Mira yarakaye cyane, arangije ahita yaka champagne umuseriveri, akimara kuyimwaka nta kindi yakoze. Ubu bukobwa bwari bumuri imbere, bwa wundi bwarimo bubwira uriya Gorolia ko Mira akundana n'uriya musore Reni, yahise bumenaho ya champagne yose. Niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha, reba ko wakanze kuri iyo buto subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ubwo bidatinze wa mukobwa Mira yahise afata Gorolia amuzana hano mu cyumba, bombi uwa babiri bonyine. Arangije araza kuramo inkweto, Mira we yicaye ku ruhande, ko uriya mukobwa Gorolia we yicaye ku ruhande. Ndetse uyu yarangije aravuga ati, ariko se reka nkubaze Gorolia, uriya musore Reni ubundi uramukunda bya nyabyo? Ariko murakundana uko biri kose, nta kuntu waba utamukunda. Kandi niba mwibuka neza mu kanya gato kashize, ba bakobwa batatu barimo babwira uriya Gorolia ko Mira akundana na Reni. None uno Mira nawe ari kubaza Gorolia niba akundana na Reni. Sasa noneho ibintu byagenda byaryoha. Reka tuze twirebere, wanasanga buriya bukobwa bwabeshyaga Gorolia uyu mukobwa adakundana na Reni. Ndetse ahangaha Gorolia yarangije aravuga ati, ibyo bintu se byumvikana bite? Ngewe mu kanya banyibwiriye ko ari wowe ukundana na Reni, none nawe uri kuza kumbaza niba nkundana na Reni? None se ubwo uri kumva Reni yaba afite imitima ingahe? Ngewe nzi ko ari wowe ukundana na Reni, naho ibyo ngibyo uri kumbaza ngo twaba dukundana ngewe nawe, ibyo ntabyo nzi. Uyaranje aravuga ati, ni bande babikubwiye se? Ni bande bakubwiye ko ngewe nkundana n'uriya musore Reni? Ubwo ntibaba bakubeshye? Mbwira neza neza abantu bose babikubwiye, ugenda umbwira buri umwe. Uyaranje aravuga ati, ntago nafata amazina yabo, gusa icyo nzi nuko buri umwe wese azi ko mukundana. Buri muntu wese arabizi usibye nanjye, ntuzabura n'abandi bantu byumvana, bose bakubwira ko mukundana. Ubwo rero ahubwo ntago ndi kwiyumvisha ukuntu uri kumvaza niba dukundana. Uyaranje aravuga ati, rwose nagira nkubwiye ko icyo ari igihuha, ndetse cyahatari, icyo ni igihuha kibi cyane. Ati rero ubwo narindi kuri social media ndimo scrollinga, naje kugira kuri iriya video, nasanze warakoze ibitangaza ubwo wakubitaga uriya musore Tiger. Mubyibuke nabyo twarabibonye. Ati uriya musore rwose Tiger waramukubise ku kigero cyo hejuru. Biriya bintu wakoze birahambaye cyane, biriya bintu sinabishobora, mbese muri make nicyo yarashatse kuvuga. Ndetse ahangaha ibyo yamubwiraga byose arangije aravuga ati, rero ibyo bibitindaho, reka tubivemo, dore pati aho igeze aho iryoshye, reka tugire dusubire muri pati. Ubwo bidatinze witegereze urebe, wa mukobwa Mira yaraje afata Gorolia amwambika utwenda twiza. Nyagasani, wibuke neza Gorolia yari yaje muri pati avuga ngo nta myenda afite yo kujyana muri pati, azana iyo abonye. Bashuti be niko bari bamubwiye. Kuri iyi nshuro uyu noneho yamwambitse ibyangwe birenze, aravuga tumva ngwino tugenda ahubwo tujye muri pati. Muri ako kanya Gorolia wagiye mu nzu ameze nayo nyine ubona ataryoshye cyane, yagarutse ewana kabisa shininga, acanye ku maso hose no ku mubiri, ku isura hose bamuteye n'ama makeup ameze fresh. Bidatinze yaraje ageze ahangaha asanga wa musore Reni nawe yarabategereje. Ubwo muri ako kanya Reni nta kindi yakoze, yahise aza amusatira. Mukuza amusatira arangije aravuga ati, ndi kubona wabaye mwiza cyane, uri gusa neza, waberewe rwose, uri mwiza. Nyagasani, wumva ukuntu Reni yahise amubwira. Ubundi twe mu busanzwe twari tuzi ko Reni akundana n'uriya mukobwa Mira. Muri ako kanya byose bakoraga Tiger yarahageze. Sasa Tiger asanga mushuti we Reni ari kumwe n'uno mukobwa Gorolia. Wibuke neza Tiger ntago ajye yumvikana na Gorolia, twabonye barwana cyane, ibyo turabizi. Muri ako kanya Tiger isaza aravuga ati, Reni, ibi ni biki ndi kukubona mu mwana? Uradutengushye cyane, ndetse uranadusuzuguje. Wari ubizi neza aka gakobwa nagahaye ikarita, nawe urabizi wari uhari. None muri kumwe muri kuganira ibiki? Ni iyihe mishyikirano ugirana na kano gakobwa? Nyagasani, Tiger yahisaza ibintu byose arabivuyanga, abari bimere neza biryoheye bari no kwiganirira, ahita yivangamo ibintu byose arabyangiza. Arangije wa mukobwa Mira yahisaza kwitambika agerageza gusobanurira Tiger uko ibintu bimeze, ariko nanone Tiger ntago yabyumvaga. Icyo yari akeneye kwari ukubaza uriya musore Reni impamvu ari kumwe n'uriya mukobwa kandi batumvikana.
ubwo byasaga nkaho n'ubundi kirori gisa n'igihagaze, abantu bose bahise batangira kubahanga amaso, batangira kubareba. Mira aravuga tumva mwana, ni iby'ikirori ibi ngibi, nibyo kuba turi kumwanga nta bihambaye bari kuganira, kandi nanone uriya mukobwa ni n'umwana mwiza wicisha bugufi, yifitiye umutima mwiza nta ribi. Sasa mu kumara kuvuga ayo magambo Taiga ntiyabyumvaga, yaramuhutaje, tayari aba yambaranye na wa musore Reni, nta mashuti ari kanga ntago bikora, batangiye guhangana. Umwe ari kumuziza ko ngo ari kumwe n'umukobwa batumvikana, undi nawe akumva kuba yaba ari kumwe n'umukobwa ntacyo bitwaye, nta kosa ririmo. Ariko ahangaha Taiga ntabwo wari kubimusobanurira, ubimwumvishije gute? Ahangaha intambara yaratangiye, baragundagurana, imwanya urashira. Taiga arangije kubita uno musore, ariko nawe bakubitana bose, buri umwe akubita undi. Intambara yabaye intambara, abantu bose bashungamirije bari kureba, habuze n'abajya kubakiza. Tekereza ko nyine aba basore nta wari gutinyuka ngo ajye kubivangamo. Ubwo ibyo byose Gorolia yamaze kubireba, nta kindi yakoze, yaseze yiruka kugira ngo arebe ko yatabara. Aza asakuza cyane avuga ati nimuhagarike ibyo murimo, ndetse mukoza kwirukanka n'utubaraga twe dukeya, nta mbaraga nyinshi yari afite, yaratsitaye n'inkweto yambaye atazi kugenderamo. Arangije itagwa hejuru y'uno musore Taiga, mu kumugwa hejuru kubw'impanuka yise amusoma. Nyagasani wibuke Taiga ntago bumvikana, ni nayo mpamvu Taiga ari gushwana n'uriya musore Reni. Bahise basomana bombi, habura uwakuraho umunwa, barakomeza barasomana, witegereza ureba akantu ku kandi. Ibyo byose abantu bari kubireba. Taiga arangije ariko se siko ari byo. Tuvuye kuri uriya ruhande tugaruka ahangaha, Taiga ari kumwe n'abashuti be, ndetse barabaje ku mazi ahangaha bari kuryoshya n'abana bo mu mbyeyi nyine. Kuza ku mazi bakaryoshya nta bihambaye, haba hari amapisine arenze, baba bari kumwe n'abakobwa beza bose bashaka, ndetse ahangaha byabaga ari umunezero. Ndetse bari ahangaha Taiga yatangiye kuganirira aba bashuti be inkuru, ababwira ati mwana, ndi kwibazana n'ubwo ntago ndabona igisubizo. Ubwo twari turi hariya ndi kurwana n'uriya musore Reni, uriya mukobwa Gorolia yaje aransoma, kandi neza neza wagira ngo yari yabigambiriye. We niko yatekereje, ati ukuntu yansomaga wagira ngo yari yabigambiriye, kubera ko yangumishijeho iminwa yiwe nkabona ari kunsoma bishaka. Bashuti bahita bamubwira ati umva mwana Taiga, gira vuba vuba ujye gusaba imbabazi Reni, ibintu birangira, ibintu by'amakimbirane yanyu bisozwe, genda umusabe imbabazi. Taiga arangije aravuga ati wapi mwana, njye ntabwo najya gusaba imbabazi, kubera ko n'ubundi yari n'amakosa yiwe, byose niwe wabiteye, nta mpamvu yo kujya kumusaba imbabazi. Bombi batangira kwisekirana, ba bashuti be bandi barangije baravuga ati nose mwana, nutajya gusaba imbabazi urumva biri bugende bite? Uyu aravuga ati bigenda uko byakagenze, wiwe aze gutera intambwe ya mbere azansaba imbabazi, kubera ko uriya mukobwa namuhaye ikarita Reni abizi, ariko abirengaho mwana, kurani no kunsuzuguza rega, ni ukugaragaza ko nta kintu nsobanuye, nta kintu mvuze, kandi nanjye ntago njya nkunda umuntu ugaragaza gutyo, mba numva nagaragara uko ndi, kuko ndarenze, mba shaka kugaragara nk'umuntu urenze. Ahangaha MJ aramubwira ati mwana ntugafata ibintu ngo bipanike, atahubwo we ntagafata ibintu ngo bipanike. Niba se watabipanitse kubera iki ataje ngo asabe imbabazi? Niba atabipanitse koko akaba yemera ko atabipanitse. Uyarangije aravuga ati none ushatse kuvuga ko ngiyewe se ari gihe wafata intambwe ya mbere nkagenda nkajya kumusaba imbabazi? Wapi, ibyo ntaho byabaye wana, ntaho byabaye, ibyo ntibizigera binabaho. Ndetse muri make nyine ubanza unabimenye ko njye nta muntu uzasaba imbabazi n'umwe muri iyi si, nta muntu n'umwe nzasaba imbabazi. Aba bashuti be barabyumva, gusa bari kumugira inama kuko yagiye abashotora agahita yitora akarwana gutyo. Gusa barimo bavuga ko Reni we yarenganye, ariko Taiga n'ubundi kumwumvisha ko yarenganyije umuntu byabaga ari ikibazo kinakomeye cyane cyane, noneho ko ari nawe yari umuyobozi w'iyi groupe ya F4 members, niwe wari ubakuriye bose. Rero urabyumva nyine itegeko yashyiragaho ryabaga ari itegeko, abandi nubwo babaga bakongeraho igitekerezo, ariko niwe wafataga umwanzuro. Ndetse ahangaranije arababwira ati umva, ntago nzigera njyawe na rimwe. Tuvuye kuri ruhande tugaruka kuri no ruhande, aho uno mukobwa Mira abari, ndetse abari kumwe n'uriya musore Reni. Reni we abari kwisomera umunsi ku munsi, abari gukurikirana utuntu twe, twabonye ari wa muntu utanga amahoro, wa muntu bawiturije nubwo Taiga yamwanduranijeho, ariko nanone nta kundi wabigenza. Reni arangije nako uno mukobwa Mira arangije aravuga ati ariko Reni natunguye cyane rwose, uzi ko neza neza imirwano yanyu ariyo mu bwana? Nabonye ukuntu murwana, mbona rwose ntaho bitandukaniye na kera mukiri batoya, niko mwari mumeze.
ndetse ahangaha nibyo Mira yari ari kumubwira. Barakuranye, Mira rero arabazi kuva mu butoya ngo bajyaga bahangana, bajyaga bagira utuntu tw'uduhane barwana cyane. Ndetse uyu nguyu arangije aravuga ati nose Ren, ntago uri buze kujya kumusaba imbabazi? Kutitora ngo ugende umusaba imbabazi hakiri kare ibintu byose birangire, uri kumva biri buze kugenda bite? Kandi ubwo wasanga utegereje ko Tayiga ari buze kugusaba imbabazi, nawe uramuzi neza n'umufunga mutwe, ndetse anafunga umutwe cyane kurenza uko buri umwe wese yabibona. Rero kubera icyo utajya kumusaba imbabazi? Uyu nguyu arangije aravuga ati umva, kera tukiri abana najyaga nibwiriza nkagenda nkamusaba imbabazi, niyo nabaga nzi ko ari we wanshotoye cyangwa se wateje ibibazo byose, njye narirengagizaga nkamusaba imbabazi. Ariko ubu noneho yarakuze, agomba gusobanukirwa impamvu namusabaga imbabazi, nawe noneho akumva ko igihe kigeze ari cyo kugira ngo azisabe. Nashake aze azinsabe, cyangwa se mu kimwe nataza kuzinsaba. Ndakubwiza ukuri ko ntabwo nzongera kuvugana nawe ukundi Nyagasani. Umva abasore imyanzuro batangiye gufata, nataza kunsaba imbabazi ntabwo nzongera kuvugana nawe ukundi. Ubwo nyine amakimbirane araba yavutse, n'umubano wanjye nawe uraba wabaye watandukanye. Nyine muri make umubano twari dufitanye uraba warangiye. Ubwo azagenda abeho ukwe, nanjye mbeho ukwanjye, ariko nta gihe nkifite cyo kwirirwa niruka ku bantu mbasaba imbabazi. Izo namusabye zirahagije. Ayo yose ni amagambo yabwiraga Mira. Mira atungurwa n'amagambo uno musore yaravuze Reni, kandi ntabwo ariko yaramuzi. Reni noneho yararakaye, yavuze ati nkiri umwana najyaga mbikora, ariko ubu ngubu twarakuze. Agomba gukura nawe rero akumva ko gusaba imbabazi igihe wateje imvururu, wateje akavuyo, biba ari ngombwa. Ndetse arangije aramubwira ati ahubwo Mira, nanibagiwe kukubwira, nagira nkubwire ko ahubwo mu minsi iri imbere nanjye hari akarori mfite nshaka organiza, ahubwo se wazakazamo? Ubwo Mira arangije aravuga ati umva, ikindi aje ishinga muri aka kanya ni ukubona wowe na Tayiga mwiyunze. Ibyo by'ibirori tuzaba tubiganiraho, sibyo? Reka turebe ko wowe na Tayiga mwakwiyunga, mukongera mugasubirana ubushuti bwanyu, naho ibyo byo ntibyakunda. Ku rundi ruhande barakwereka wa mukobwa wacu Gorolia yaje hejuru kuri etaje azanye ka gatambaro. Kuriya musore twabonye ubwo bamuminagaho ntuze bamuteraga isani iriho utuntu tw'uturyo, hari gatambaro uriya musore yahise amuhereza kugira ngo yihanagure. Yaje hano kuri etaje kumureba akazanye, gusa mu kuhagera yasanze Reni ntawe uhari. Reni wenyine tubonye ahari ari kumwe n'uriya mukobwa, yari ari kumwe na Mira. Uyu nguyu amaze kuhagera amubuze, biramutungura cyane. We yaje yishyizemo ko ari buhamusanga, akamuhereza agatambaro ke, akamushimira kuba yaramufashije, ariko araje aramubura. Byaramubabaje cyane, ahita amanuka yarakaye, ubona ko atishimye cyane kuko ibintu yari yiteze ntabwo ari byo abonye. Mu kumanuka, uko yari ari kumanuka barakwereka ahangaha yari ari kuzagana, hari abari bahari. Yageze ahangaha ahita asanga ba basore ba Tayiga, Kelvin, ndetse Tayiga we yahise yisohokera ava aho ngaho. Akimara kuva aho ngaho, uyu musore Kelvin yahise abwira uriya mukobwa ati erega Reni ntawe uri ahangaha, uramutse umukeneye wajya kumushakira kwa Mira. Niho yagiye gusura Mira, ajya kuhamushakira, ndetse yamweretse ahangaha video. Ubwo bidatinze uyu nawe yahise asohoka yihuse vuba kugira ngo abe yanyarukira hariya kwa Mira, ajye kureba uriya musore amusubiza agatambaro ke, ndetse anamushimire. Ndetse mu rugendo rwe yageze ahangaha kubwo umwaka n'imvura iragwa. Yahageze imvura igwa none hari na nyinshi cyane, kandi nanone ntabwo yagombaga guhagarara, yagombaga kubanza agasoza misiyo imuzanye, hanyuma rero akabona kuba yasubirayo. Ariko ibyari bimuzanye bisoje, yaraje ahagarara ahangaha kuri porotaye, ndetse mu kuhahagarara imvura yari kugwa, asanga bafunze. Biba ngombwa ko banza gutegereza, ariko yitegereje neza imbere abona wa musore Reni ndetse na Mira ntabwo bakiri mu nzu, basohotse hanze. Ndetse ahangaha uno mukobwa yari kubwira uno musore ati umva, namaze gufata umwanzuro nawufashe, kandi ntabwo ndibuze kwisubiraho. Uri kumva, ni ibintu nateguye kandi ni ibintu bitanantunguye. Ntabwo nzongera kugaruka hano mu gihugu kundi. Nafashe umwanzuro wo kujya kwibera mu Bufaransa ubuziraherezo Nyagasani. Bisobanuye ngo uyu Mira ntabwo azongera kugaruka mu gihugu kundi, agiye kugenda agiye, nta byo kugaruka, azagenda yibereye ibihe byose paka mu busaza bwe. Ubwo nyine ni naho bazamushyingura. Aya magambo yayabwira uno musore Reni nk'umuntu bakuranye, umuntu bari inshuti cyane, byaramubangamiye cyane. We yaravuga ati ariko nanone nta kundi, nta yandi mahitamo mfite,
kandi urabizi byahoze ari inzozi zanjye. Ndashaka rero kugera ku nzozi zanjye nkazuzuza uko zakabaye, ibintu byose bikarangira. Ntabwo ushaka gukomeza nguma mu gihugu gutyo gusa, kandi nanone hari ibintu byinshi nshaka kugeraho. Muzihangane, musigare neza, musigare amahoro, mwebwe ubwo tuzongera duhure. Buriya gusezera umuntu mw'abantu mwe biravuna cyane. Ngaha uyu musore arangije avuga ati none se Mira, ibyo bintu wabitekerejeho koko cyangwa wafashe umwanzuro uhubutse cyane? Uwo mwanzuro ndi kumva utakabaye wawuteguye, kubera yuko urabizi ko muri kino gihugu uhafite inshuti nyinshi. Ndetse ikintu ugomba kumenya niho wakuriye, mbese muri make wafite inshuti nyinshi kurusha mu Bufaransa uzabuba. Rero ikintu kimwe wagakwiriye kumenya nuko ugiye gusiga ubabaje abantu benshi, inshuti zawe zizababara, ndetse nanjye ndimo. Ibyo byose bari kuvuga, wa mukobwa turamubonye ahagaze kuri porotaye yanze kwirirwa komanga, byose yarabyumvaga ndetse ari no kubareba. Ibyacu bidatinze wa mukobwa yahise yitahira. Ku munsi ukurikiyeho yaje gutega bisi. Sasa mu kuza gutega bisi urebe ikintu cyari gitunguranye cyane kurushaho. Yaraje ahangaha bisi yahise iza nayo muri ako kanya. Ikimara kuza yahise yinjiramo. Sasa mu kumara kwinjiramo, Tayiga nawe yaje gutega bisi. Ubundi ibi bintu ntago bisanzwe. Tayiga n'umwana w'umubyeyi afite amamodoka menshi arenga 7 yose aba agomba kugendamo, ariko biratunguranye ukuntu yaza gutega bisi, none akaza muri no bisi wenyine, nta bandi bantu bari musibye n'umukobwa. Ndetse ahangaha Gorolia yaje kumubaza ati aze kubera iki ni muri no modoka habaye iki? Tekereza nyine ko nawe byamutunguye. Yarangiza akaza akavuga ati kubera iki uri mu modoka habaye iki muri bisi, imodoka ya rusange? Yarangije aravuga ati azi undi wabaye iki? None se kumva ari igitangaza, ari ikintu gihambaye cyane? Ati rwose birahambaye. Ubwo Tayiga arangije aravuga ati impamvu yanzanye mahanga nuko nshaka nyine kumva ubundi abantu bagenda muri bisi baba bameze bate. Igisore kiranga cyaraniyumvaga ati njya mbona nyine mutega bisi buri gihe muhora muzigendamo, nkibaza ukuntu biba bimeze niba bisi zitandukanye na ziriya modoka zindi dusanzwe tugendamo, bikanshobera cyane. Niyo magambo yahise asubiza Gorolia. Ndetse ahangaha bitegereje babona mu modoka iri kugenda ariko nta bagenzi barimo. Witegereze urebe. Gorolia ahangaha yagizemo ubwoba, yari yarangariye uno musore bari kuganira ariko umubaza utubazo twinshi. Aza gushiduka muri bisi yari arimo nta bantu barimo. Uyarangije aravuga ati none se abantu bose bagiye hehe? Kwino bisi mbona turi twenyine, abandi bantu baba bagiye ko nta bandi bantu ndi kubona hano mu modoka bagiye. Ndetse akimara kuvuga ibyo byose, Tayiga yaravuze ati ariko se wese kunjwigira mu matwi, ibyo bibazo byawe wakomeje kumbaza kahereka reka mubaza ibintu byinshi. Ati ibyo bibazo byawe ndi kumva rwose nta gisubizo nabibonera, urabyumva? Ubwo akimara kuvuga ibyo byose, Gorolia yahise atangira kumufata mu mashingo. Aravuga ati nsobanurira neza se nyine abandi bantu bagiye hehe? Umbwire n'ahantu ino modoka iri kutujyana, ndetse umbwire n'aho abandi bantu bagiye. Uriya musore yaravuze ati rega ino modoka nayiguze. Ndetse akimara kubivuga, Gorolia yahise ahaguruka yirukanka aza kureba shoferi ngo arebe ko yamubwira guhagarara. Yaraje aravuga ati shofe hagarara nonaha ndashaka kuvamo, hagarara ndashaka gusohoka nkigendera. Uriya musore nuko amubwiye ati bisi nayiguze, namaze kuyishyura yanjye. Ndetse ahangaha shoferi yarabyanze. Yaravuga ati hagarara shofe. Muri ako kanya wa musore Tayiga yahise aza arahagera. Arangije aravuga ati shofe komeza utware dukomeze tugende. Ndetse yarangije aravuga ati ariko se ubundi Gorolia wabaye iki? Ufite ikihe kibazo ubundi? Genda kukwibazaho ndi kubona wancanze cyane. Kugenda mu modoka n'ibintu bihambaye. Uyu Tayiga batangiye kumufata mu mashinga, aravuga ati bwira shoferi ahagarika imodoka, cyangwa se mu kimwe niba utabyemera ubwo bibiri bukurikiraho nyuma y'ibi nawe urabyumva nyine. Nuko umutimbura nyine. None se uyu mukobwa hari imikino yagiraga? Gorolia yanga nta bintu by'imikino kuza umukangisha ngo uwo mu mbyeyi se imbyeyi ibyo biraribwa, ibyo ntago bishyirwa mu nda. Uyarangije avuga ati shofi komeza utware cyane. Ndetse ahangaha uyu musore avuga ati wanditse muko wahagaze tukagenda tugakora urugendo rukarangira, uraviramo mu nzira ubundi gute? Kwa nini uvuramo mu nzira ko wateze wishyuye yawe yuzuye kubera icyo ushaka kuvamo utageze aho wari ugiye? Ubwo muri ako kanya mu rugendo hari imodoka yaje ihita ibitambika, ndetse mu kuza kubitambika n'imodoka nziza cyane yahise ihagarara. Ubwo mu guhagarara byari bisobanuye ko ino bisi nayo yagombaga guhagarara, kubera ko ntabwo yari gukomeza kugenda kandi hari imodoka yayitambitse mu nzira yayihagaze imbere. Ikimara guhagarara sasa rero uriya mukobwa nawe yarabonye agahenge ko kuba yahita asohoka. Nawe nta kindi yakoze, yahise asohoka igitaraganya yirukanka cyane kibuno mu maguru. Ubwo yari ari gusohoka rero agiye kugenda,
wa musore uriya musore Tiger nawe yamusohotse inyuma. Mukumara kumusohoka inyuma, umukobwa afatira harirukanka cyane, noneho ashyiramo akariro kenshi, ndetse uno musore aje amukurikiranya avuga ati umva hagarara aho ngaho, ataragera kure, ndetse ahagaze aha ngaha agiye kumwirukanka narimo avuga ati umva hagarara, ariko hagarara, uri kwirukaswa n'iki ubundi, waje ugasubira mu modoka tukagenda. Uyu musore yahagaze aha ngaha arareba, agiye kugenda yirukanka, hari uwahise amukubita umugeri w'urukweto ruteye gutyo. Mwabibonye? Uyu ninde sasa rero? Hari undi ubijemo. Uyu musore yahise azengera aragenda yikubita hasi, ndetse mu kumara kwikubita hasi uwari umuteye umugeri yahise avuga ati n'ikindi gihe. Ni amagambo yahise avugiramo. Kumbi uyu mukobwa yitwa Tia, ni mukuru, mbese muri make ni mushiki w'uno musore Tiger, ariko mukuru nyine muri famiye y'iwabo. Sasa aha niwe uzi utabaye akariya agakobwa ka Gorolia kahise kagaruka iruhande rwe. Uyananjije avuga ati kubera iki uri kubangamira uno mukobwa, kubera iki uri kumutoteza, ibi bintu wabisobanura neza ukambwira ikintu uri kumuziza. Ariko se ubundi wabaye ute Tiger? Mbwira ikibazo ufite rwose, mfite amatsiko yo kuba wanamenya ikibazo ufite. Ndasanga Tiger ntacyo yari kurenzaho. Uriya mukobwa yahise afata Gorolia aramubwira ati umva ihangane rwose, ku byabaye byose nuko ntari mpari, ariko nanone nagira nkubwira ko atazongera ukundi ndaza kumwihaniza. Tiger nizere ko wabyumviyeho, ntukagende utoteza abantu ubahohotera ntacyo bagutwaye ubaziza ubusa, kubera ko ibyo bintu ntabwo biba ari byiza cyane. Ase ubundi ujye ubyishyiraho. Ugahise afata kano gakobwa ka Gorolia aravuga ati umva humura rwose, ibintu byagiye mu murongo, mwiri tugende hariya mu modoka. Ndetse yamuzanye mu modoka ngaho amushyiramo, yahise amutegera akamodoka kakantuze nyine kano k'agatagisi. Arangije aramubwira ati akira fata ino karita yanjye, igihe cyose uzabonera umwanya ukumva urashaka kumvugisha nta kibazo uzampamagare. Sasa nubwo cya Tiger ari ikinyamahane usanga gihora cyanduranya ahantu hose, gifite mushiki wacyo witonda, mushiki we yifite umutima mwiza. Ndetse aramubwira ati kandi witeho, sibyo mukobwa mwiza? Ndetse anga Gorolia nawe aramubwira ati murakoze cyane rwose. Uyu aravuga ati nta kibazo, ugira urugendo ruhire. Ubwo bidatinze yahise aza kwicarana na musaza we Tiger mu modoka, ndetse batangira kuganira. Ndetse anga mushiki we aramubwira ati Tiger erega ndabizi neza ko utari umuntu mubi, sibyo? Kandi nawe urabizi, ariko rero mu bantu ujye unavuga nabi. Uriya mukobwa ntuzongere kumutoteza ukundi, uriya mukobwa ntuzongere kumuhohotera, sibyo? Nizere ko twabyumvikanyeho. Ibi byo ubanza ubishyire mu mutwe wawe, ubanza uvaruke nabyo, utandukane nabyo, hanyuma rero uzabaho umeze neza, ibintu byose ari umuneza. Uyananjira avuga ati ariko se ubundi sister ngende cyane no kwibaza, ubundi kubera iki wahisuza? Ubundi kubera icyo usuza mu rugo uje kugira gute, bigenze bite? Sasa iyi ngiwe kuko yari umunyeshuri ntago abashaka ko sister waba hari, kuko sister waramukanira byatari ubu usanga atamworohera. Uyarangije avuga ati impamvu itumye nza rero ni iyi ngiyi, ni ukuvuga ati mama agiye kwagura business muri Aziya, kandi yampaye ibyo gukora byinshi, ntago nari bubikorereyo, byabaye ngombwa ko nzanga kugira ngo mbe mfite ibyo mba ndi gukemura, nawe agenda akurikirana ibya hariya. Ubwo rero niyo mpamvu yatumye nzangaha. Wibuke neza iwabo nyina n'umu business woman uhambaye cyane, akorera mu bihugu bigiye bitandukanye. Ahangaha nyine gusanga abanyamakuru bahari, aba bodyguards twarabibonye, buri kimwe cyose bafite inganda zigiye zihambaye mu bihugu bigiye bitandukanye. Ntabwo ari bya bindi umuntu usanga afite imashini ishesha nyine y'ibigori isya ibiki ugasanga ararenze. We afite inganda zihambaye ndetse mu bihugu bigiye bitandukanye. Urabyumva nyine buryo kibarabati abakire bari bari ku rundi rwego. Uyananjira avuga ati oh, niyo mpamvu yatumye uza noneho yo yonyine? Ati cyane rwose niyo mpamvu yatumye ndahangaha, kandi ndabyizeye neza ko nawe ugomba guhinduka, sibyo? Ugomba gukura mwana, va mu bintu by'ubwana ukure, utangire ukora ibintu by'abantu bakuru. Nose guhora wirirwa gutoteza abantu nka bariya nka kuriya, nkubonye ubikora ugira ngo hari icyo byakumarira. Tuvuye hariya tugaruka ku munsi ukurikiyeho, wa mukobwa Gorolia nanone yaje hano kuri etage aje kureba wa musore Reni. Ubundi inshuro nyinshi cyane twasangaga wa musore Reni yicari hano hejuru. Rero no mukobwa nawe yaje kuhamureba, aje kumureba aramubura, areba impande n'impande hose, yibaza ikintu cyaba cyaramubayeho, se yaba yaragiye, byaba byaragenze gute? Wibuka kuri urya munsi ubwo yajyaga kumureba byarangiye badahuye. Kuri uwo muri ako kanya umukobwa ari aho ngaho, Reni yamuturutse inyuma umukobwa atabizi, ndetse Reni hari utuntu yaje ahangaha ari gukinisha, ni agapapuro yari afite, yari yakazinzemo ukuntu aza agenda agatera hakurya. Ndetse wa mukobwa arangije aramubona, yarikanze,
Gorolia we arikanze, ntabwo yari azi ko ari ahangaha muri aka kanya, yari azi ko nyine atamusanze birangiye agiye no kwisubirirayo. Gorolia yarangije aravuga ati Sereni, ubundi hari ikintu ndi gushaka kukubaza. Ubu muri aka kanya urishimye? Wibuke yarabyumvise wa mukobwa ari kumusezera, ari kumubwira ati ndagiye kandi sinzagaruka. Uyu we rero yahise amubaza ati biriya bintu ntuze Mira yakubwiye byaragushimishije? Ndetse ahangaha rero narangije aramubwira ati rero nkubwije ukuri ntakubeshye ntabiciye iruhande, Mira ni umuntu twakuranye, twakuze iteka muri iruhande, nawe akajya mbi iruhande, ugasanga ahantu ari akenshi nanjye niho ndi, ndetse aho nabaga ndi nawe yabaga hari. Ariko igihe kiraje kiradutandukanije, ubundi mu buzima bwanjye najyaga numva ntazigera ntandukana nawe, najyaga numva tuzagumana paka iteka n'iteka. Ndetse ubu ngubu noneho maze kubona ko ibintu byose nibwiraga, ibyo najyaga ntekereza ko bizashoboka, maze kubona ko bitagishobotse, maze kubona ko ari ku rundi rwego, ari mu nzira ziwe nanjye nkaba ndi mu nzira zanjye. Rero uri kumva nta mpamvu n'imwe yatuma nishima. Ahangaha yamubwije ukuri koko. Ndetse ahangaha akimara kumubwira ibyo byose, uyu mukobwa aramubwira ati nyine ni ukwihangana bibaho mu buzima, iteka tuhorana, tugira abantu rimwe na rimwe bakaducika bakagenda, ariko tukabona abandi. Ntabwo ubuzima bujya buhagarara ngo nuko kanaka yagiye. Wa musore arangije aramubwira ati rero yagutumiye, yambwiye ngo nze kukubwira ati ugiwe hari impano ari gushaka kuba yaguha. Ni amagambo uno musore yahise yongeraho ati Mira yabwiye uno musore Reni ngo aze kubwira Gorolia, hanyuma rero bajyane kwa Mira amuha impano. Ugereranyije aravuga ati kandi ubimenye ko ibintu yambwiye, aho umwanzuro yafashe yawufashe, ibyabaye byabaye, ahubwo ufite akanya hanyuma rero ngo tujyane iwe aguhe iyo mpano, ndetse agire n'ibyo akubwira. Hari ibintu ngo ari gushaka kuba yakubwira, kandi nyine ngo ni ibintu by'ingenzi. Mbere yuko agenda, mbere yuko afata indege, ngo banze ugere iwe abanza agira ibyo akubwira. Twabonye basaga nkaho batangiye kuba inshuti. Ibyo byose bari gukora, Tayigara ari kubireba. Nyagasani, bari hejuru kuri etaje, ariko hari uri kubitegereza, hari uri kubarebera hakuno mu yindi etaje biteganye. Arabareba aravuga ati shakira gihe nkuko kiri kuntengwara, kiri kuntengwa cyane. Ubwo bidatinze wa musore Reni yahise afata uno mukobwa, arangije aramubwira ati umva twagiye rero. Feri ya mbere bahise baza kwa Mira. Bakimara kuhagera, Mira yararanga ari kurira muri telefone, ari kubura iminsi mike cyane bayiruka ku ntoki kugira ngo ahite agenda. Baje ahangaha, impano nta yindi yamuhaye inkweto za nushinge, za nkweto nyine ziba ari ndende, ziba zifite imishumi bafunga, murazizi cyane nyine abantu b'abakobwa muri kureba cyangwa se yaba mama, so murazisobanukiwe izi ngizi. Ndetse yarangije avuga ati rero iyi mpano ni yawe, sibyo? Izi nkweto rwose uzambare, uzajya uzambara ugiye muri party cyangwa se ugiye n'ahandi ariho hose. Izi nkweto rwose nabonye umwanzuro wanjye ari ukuziguha, numvise ari cy'umutima wanjye uri kumpatira. Uyu mukobwa yitegereje ku ruhande, abona amafoto menshi cyane yo mu bwana bwa bari abasore ba F4 members, abona aho ba Taiga, ba Kevin, ba MJ, ndetse abonaho n'uriya musore Reni, nawe yibonaho, abonaho no mukobwa ntuze Mira, abona nyine bagiye babana kera, kuva mu bwana bwabo bari amashuti cyane. Akaba ari nayo mpamvu ubushuti bwabo bwakomeje na n'ubwo bakaba bakiri inshuti. Ibi byose rakimara kubireba, yahise abona noneho impamvu yumvikana yatuma uriya musore Reni ababara kuba uno mukobwa Mira agiye kumucika, agiye kujya hanze butazagaruka. Uyu mukobwa yahise aca bugufi byihuse, yahise afukama. Noneho Mira arangije amubaza ati se habaye iki? Kubera iki upfukamye hasi? Niye mpamvu iguteye gupfukama? We yagize ngo wenda agiye nko kumushimira. Yarangije aravuga ati please ndakwinginze, fata umwanzuro wafashe uwuvugurure, sibyo? Wongere ufata undi mwanzuro utandukanye n'uwo wafashe, kubera yuko ikintu ugomba kumenya, ntabwo nshaka niri na rimwe kubona uriya musore Reni ababaye. Ntabwo nshaka umubona yararakaye cyane, cyangwa se muri make yarigunze, yarihebye. Fata umwanzuro mugumane, sibyo? Fata umwanzuro umugumi iruhande. Disi kaje kumusabira imbabazi, kandi Reni ntabyo yigeze amubwira ngo ajye kumusabira imbabazi. Ubwo bisobanuye ko Mira yahise akeka ko Reni yabivuze ko agiye kugenda, ariko n'ubundi byari ngombwa ko anabimenya. Ndetse uyu mukobwa Mira atega amatwi ibintu byose Gorolia yari kumubwira, amubwira ati wihangane rwose mugumane, umugumi iruhande kuko aragukeneye, ndetse akeneye kujya kubona, akeneye no kujya kumva, mugahura mukaganira, so face to face nyine. Rero ukora ibishoboka byose
ntugende rwose ubuziraherezo. Ndetse ahangaha uyu nta kindi yakoze, yahise amufata akaboko arangije aramubwira ati rero Gorolia, ibintu ngiye gukora bizazana ukumwenyura, muri make nyine ni ibintu bizatuma bizanshimisha, ni ibintu bizatuma hazaza hanjye nzagera ku ntego nihaye. Ati iteka byose nahoze nkora, naharaniraga kuba nagira ku ntego zanjye, mbese muri make indoto zanjye nkazikabya, niyo mpamvu nibingiye ngomba kubikora, ni ukugira ngo nkabye indoto zanjye, sibyo? Kandi nanone ndamutse mbirese wasanga hari byinshi nkiri kwifuza, za ndoto zanjye nkazigumana kandi nagakwiye guhita mbisoza byose, nkakora n'imbaraga zanjye zose n'ubwenge bwanjye bwose n'umutima wanjye wose. Ati ahubwo wowe ikintu nakubwira ni kimwe, uriya musore Reni ndabizi ko karitonda kuko muzi cyane kurusha uko umuzi, rero nagira nkubwire ngo amaze gukura yakwitaho. Ibyo byose baganiraga Reni yari ari kubyumva, ari mu kirahure ari kubarebera hanze, byose bari kuganira byumva. Araje avuga ati karaga gakobwa gahise kansabira imbabazi, kandi ntabyo nigeze nkabwira ko ntigeze mutuma kunsabira imbabazi, why not abikoze. Ndetse ahangaha bidatinze uyu baramubwiye ataziyitaho, kandi nawe uzamwite uzamube hafi, ntuzigere umujya kure. Nyagasani Gorolia bamuhaye inshingano zo kwita kuri uno musore ngo ntazamujye kure, ni kuri mukobwa amubwiye Mira. Asohose ahangaha avuye gufata ziriya mpano, wa musore yahise amwitambika Reni, aravuga tumva Gorolia, reka nkubaze, ninde akubwiye ngo ugende usabira imbabazi? Kubera icyo uhise uvuga biriya bintu byose usabira imbabazi, n'iziki wari uri kunsabira? Ndetse ahangaha uyu musore bisa nkaho nyine atari yishimiye ko n'umukobwa amusabira imbabazi cyangwa se agenda ngo amuvugire amubwirire uriya mukobwa Mira ko azasigara ababaye. Ariko n'ubundi Gorolia we byari ngombwa ko abivuga, yumvaga yashyira hake. Uyu musore amubwira ati urantengushye cyane, uranansebeje wowe, kubera icyo uhise usabira imbabazi kandi ntari nabikubwiye. Ndetse ahangaha uyu mukobwa Gorolia aramwitegereza cyane, yumva utugambo ari kumubwira, aravuga ati sha umutima wawe uzi ukuri, nawe umutima wawe uzi ukuri, agahinda ufite mu mutima wawe niba ubizi. Ahita amufatana namuhutaza, avuga ati mva imbere, gira vuba vuba, mva imbere ndeka nitambukire, uri kuza unyitambika gutyo gusa, ntabwo uzi kwifatira umwanzuro. Ati ariko n'ubundi bitewe n'amafoto nabonye hariya, nabonye rwose ukuntu umeze ku ifoto ntaho bitandukaniye nuko umeze ubu ngubu, kubera yuko abandi bana usanga bari gukora bakobokera intego zabo bihaye mu buzima ngo bazigereho, ariko wowe uri aho ngaho gutyo gusa, uri kugenda wizembagiza gutyo. Uriya mukobwa afite intego zo gukora, akagenda akagera kuri buri kimwe cyose yifuzaga ndetse yashakaga kugeraho, ariko wowe izo mbaraga ntazo ufite, kubera icyo udakorera ku ntego, kubera icyo udashaka gukabya inzozi zawe. Buri kimwe cyose wajyaga wumva wagera ku cyumva ko utashaka kukigeraho ngubu, utagiharanira ngo ukigereho. Uyu aravuga ati none inzozi ashaka gukabya ni izihe? Ubwo ni izihe inzozi ashaka gukabya se ngewe ntakabije? Uyu aravuga ati ubwo se ubundi ufite icyo ahubwo mbere yuko ujya gukabya izo nzozi? Bisa nkaho bo bamaze kumenyerana, bari bamaze kuba amashuti, cyane ko na Mira yatangiye kubakeka, avuga ati ariko se ntago mukundana? Twabonye Mira anashyigikiye uno mukobwa Gorolia, avuga ati umva mwakundana wowe? Ubwo twabonye avuga ati ese murakundana? Yakomeje kumwibazaho ibintu byinshi bisa nkaho nyine uyu musore atakundana na Mira, ndetse kuba ari inshuti gusa nicyo bari bahuriyeho gusa, ibyo byonyine. Witegereze ureba akantu ko kandi muri ako kanya yakomeje kumutonganya, avuga ati jya ugira intego kandi niwazigira unazikorereho, uharanire kugera ku ntsinzi yawe, sibyo? Urabyumva neza? Wowe kora cyane, ureke wirengagize, mbese muri make wikuremo ibyuko mushuti wawe gusize agiye mu Bufaransa kubayo atazagaruka, ahubwo wowe wishyiremo gukora kugira ngo niyanagaruka azasange hari icyo wagezeho. Ku rundi ruhande uyu mukobwa hari abashuti be benshi babaje kumusezera, ba MJ, ba Kevin ndetse na Batayiga, bose babaje ahangaha kumureba ngo bamusezere. Mu kanya gato ndaje mbakandi gace, ndabakunda cyane, Imana ibamugisha. Ciao ciao.